ubu n'ubuhanuzi bugiye gusohora iki cyumweru. Ndabikubwira, ndabizi, ubipinge cyangwa ubireke, bugiye kugusohoreraho iki cyumweru. Yaba wumviraga ijwi ry'Imana ugatega amatwi iki kiganiro, cyakaguhaye isomo ry'ukuntu wakwitwara kugira ngo uburakari bw'Imana bukuveho. Kubera ko nabwiwe ngo wahuguje ubutunzi bwa benshi, uriganya abakene, uriganya byinshi bikomeye, urabifata ibikunezeza byose ubishira mu nda yawe. Ariko igihe n'isaha n'itariki ya nyuma n'iyi ngiyi, ubutunzi wamize Imana igiye kubukurutsa Satani. Kansome ijambo ry'Imana nahawe n'Imana. Yobu ibice byaho ni 20. Turasoma umurongo wa 15. Panure uko nategetswe, intumwa ntiyicwa. Aya magambo ngiye kuvuga, iyaba wafataga iminota itarenze 15 ukayatega amatwi ukayumva, mwene data wamenya ibintu Imana igiye gukora ndetse nibigiye kuba, ukava mu rungabangabo ukamenya position nawe uhagararamo. Yobu ibice 20 umurongo waho wa 15. Yobu ibice 20 umurongo waho wa 15. Bibiliya iravuze ngo ubutunzi yabumize bunguri kandi azaburuka, Imana izabuhubuza mu nda ye. Hanyuma ugasimbukaho ugasoma ku murongo wa 27. Ijuru rizagaragaza ibyaha bye kandi isi igiye kumuhagurukira. Ubuhanuzi burakomeye, uyu ni umuhanuzi utavangiwe. Inyungu yo mu nzu ye izanyagwa, n'ibintu bye bizatagarana ku munsi w'uburakari bwayo. Uwo niwo mugabane w'inkozi y'ibibi uva ku Mana n'umwandu yagenewe nayo. Nyemerera tubanze dusenga Imana, kuko ibintu ngiye kuvuga njyewe ubwanjye sinakwiyobora ngo mbivuge, ariko umwuka w'Imana aricyo yamfasha. Mana ndagushima, nciye bugufi kubw'iyi message ngiye gutanga wampishuriye. Unyemerere uyu muntu ugiye kuyumva agira ikintu ahindukamo muri we, agira ikintu mukomeza. Iri jambo ngiye kuvuga data tabaringe, ahubwo izina ryawe rihabwa icubahiro, izina ryawe rihinduke kwamamara mu mitima yacu. Iri jambo rihinduke inyundo imenagura imitima yacu, kugira ngo ibyo ugiye gukora Mana tibizasanga uyu muntu akiri mu mubabaro, aho kwagira icubendera mu izina rya Yesu, amen. Aya magambo tugiye kuganira n'amagambo akomeye. Nijoro ndimo ndasenga, nahawe aya magambo n'Umwuka Wera, ndavuga ngo reka nyakuganirize kuko hari ikintu yakora ku buzima bwawe. Biravuze ngo ubutunzi yabumize bunguri ngo ariko azaburuka. Ndagira nkubwire mu izina rya Yesu Kristo, uwamize ubutunzi bwawe, akamira akazi kawe, akamira urugo rwawe, akamira urushako rwawe, ndagira nkubwire ngo Imana yarakaye, agiye kubiruka mu izina rya Yesu.
uwamize akazi kawe, akamira urugo rwawe, akaguteranya n'umugabo, ubutunzi bwawe akabwangiriza, akaguteza inyatsi, yarangiza akikomanga mu gituza, akumva aranezerewe, akaryama agasinzira. Ijuru rifashe icyemezo, uwakuriganyije, uwatwaye ibintu byawe, uwatwaye umugisha wawe, Imana yo mu ijuru iravuze ngo agiye kubiruka, agiye kuruka umugisha wawe. Ubutunzi bwawe yabimize bunguri, Imana iravuze ngo agiye kubiruka, agiye kuruka umugisha wawe. Nelelo salimo liya dine de pai hinatoki de bas. Umva ayo marira urarurira, uriya muntu waguhemukiye kubera ko yakuriganyije. Mwene data, ijambo ry'Imana riravuze ngo ntabwo azigera asinzira ngo agire amahoro. Ijuru rizamumerera nabi. Umuntu wese waguhemukiye, umuntu wese wakuriganyije, umuntu wese wakwimye amaboko mu gihe wari umukeneye, Imana iravuze ngo lemorigeri adolescente lebotadike, ubutunzi yamize bunguri azaburuka. Hari ibintu byawe byamizwe rafiki yangu, kubera ko ucuruza nutera imbere. Satani yamize ibintu byawe, abarozi bamize ibintu byabo. Hari abantu bari kwikomanga mu gituza bakuriganyije, bariganya umugisha wawe. None uyu munsi reka nkubwire, ijuru rirambwiye ngo ceceka, Imana igiye kuguhorera. Ibyawe byagiye bireba, ugiye kongera ubibone. Aho umupira urengeye mu kibuga, iyo bagiye kuwurengura bawurengurira aho warengeye. Ndagira nkubwire ngo aho ibyawe byanyuze bigenda, ukabirebesha amaso yawe, Imana iravuze ngo hariya byanyuze niho bigiye kunyura bigarutse. Hariya byanyuze niho bigiye kunyura bugarutse. Umugisha wawe aho warengeye ureba, ukabura icyo ubikoraho, kuko ibyawe utwaye bye bikurusha amaboko, nta kintu wabikoraho. Imana iravuze ngo hagarara. Imana niyo igiye kwigwanirira, Imana niyo igiye kwigwanirira. Delila yagutwariye umugabo, Imana igiye kuza kubonana nawe. Uwo muntu waguteye amarira utuma urarurira udasinziriye, Imana igiye kubonana nawe. Uwo murozi uhora ukuroga akarara gushombamo ibintu utazi, ukarara uribwa n'umubiri ukararusha, yarangiza bwaca mu gitondo akaza kugusuza akakubaza ngo waramutse ute, ari we wakoze ibyo bintu, Imana yavuze ngo agiye kubonana nayo. Ndagira nkubwire ngo amasengesho wasenze, umuntu wese waguhemukiye akakwangiriza akagutera ibikomere n'umubabaro, Imana yavuganye nanjye ngo nkubwire ngo agiye kubonana nayo. Umwanzi wawe agiye kubonana n'Imana usenga. Ubutunzi bwawe yamize azaburuka, Imana igiye kubukura mu nda ye. Ibyawe byaramizwe rafiki yangu, uracuruza ntutera imbere, urashaka urugo nturumaramo kabiri, urashaka ntubyara, urubyaro rwawe abarozi bararumize, abadayimoni bararumize. Iyo ugerageje gukora ibintu byawe bipfa ku munota wa nyuma. Uyu munsi tuvugana ubayeho mu buzima bwo kwizengurukaho, amahirwe yawe iyo ugiye kuyageraho ntumenye ukuntu amanutse. Ubona amafaranga ukavuga utureka njye gushora nk'abandi, wagere nawe washoye ukayahomba. Abagusezeranyije ibintu uyu munsi, hejuru iyo bongeye kubahamagara barakuboroka banakakwirengagiza. Ibintu byawe Satani yarabimize wa mukobwa we, urarambagizwa uyu munsi. Ejo mu gitondo ukumva umusore yasohoye save the date agiye gushaka undi. Mwari mumaze igihe kinini mukundanye nta kibazo ufite. Uyu munsi ubutunzi bwawe abadayimoni bamize, by force by power, bagiye kuburuka mu izina rya Yesu. Aho ibyawe byanyuze bigenda niho bigiye kongera kunyura bigaruka. Ndeka nguhanurire, ugiye gukenegwa, ugiye gukenegwa kuri uwo musozi, muri iyo karitsiye, muri uwo mudugudu. Imana iravuze ngo ugiye gukenegwa n'isi. Aho bagucunaguje, aho bakuvugiye, aho wambariye urubwa, Imana yavuze ngo igihe kirageze ugiye gukenegwa. Nta wari ukuzi ariko ugiye gukenegwa. Izina ryawe rigiye kumenyekana. Muri famiye ugiye gukenegwa, aho utuye ugiye gukenegwa, aho ukorera ugiye gukenegwa, muri sosiyete ugendamo ugiye gukenegwa. Wari umeze nk'umuntu utazwi ariko ugiye gukenegwa. Dawidi yari yaratawe mu ishyamba, urugamba ruhagurutse, Dawidi aje babona arakenewe. Nawe Imana ivuganye nawe ugiye gukenegwa. Urarurira, amarira yakubanye menshi, agahinda kakubanye kenshi. Iyo uryamye ntusinzira, ijoro kuri wowe rikubera amarira, rikubera umuruho, kubera ko nigutekereza ubuzima bwawe bw'ejo hazaza ukabona ni bubi.
dore iyo utekereje ejo hawe hazaza ubona ari habi, ubona ubuzima bwawe bushaririye. Natumye ngo nkubwire ngo ibyawe byagiye ubireba bigiye kongera bigaruke. Kankubwire, aho wataye ibabajya igisebo ubu ukihibuka, ube warahashyize muri agenda. Hariya wasuzuguriwe ukahambarira urubwa, abantu bakaguhugwa amenyo, bakaguhindura sitati y'umuntu ubayeho mu buzima bubi. Ubu ukihibuka, ube warahashyize muri agenda. Hariya ugiye kongera kuhanyura wuzuye icyubahiro cy'Imana, ugiye kongera kuhanyura. Bamwe babaririzanya bati ni wowe, bigenze gute, byagenze gute? Uzababwira ijambo riri muri Yohana 9:8, havuga ngo abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza, barabazanya batuye isi wa wundi wicira agasabiriza. Bamwe bati ni we, ngo abandi baravuga ngo si we. Ngo arahaguruka harababwira ngo ni ngewe, Uwiteka yanyibutse. Ugiye kongera kwibwira abantu bari bakuzi muri biriya bibazo bavuga ngo uzapfa utabisohotsemo. Ugiye kongera kubibwira, ubabwire ngo dore ni ngewe, ubabwire ngo ni ngewe wari upfuye, igihe cyawe kirageze. Ugiye kuba ikimenyetso kigigwaho impaka. Ku musozi utuye ugiye kuba igitaramo cy'umuntu Imana yagiriye neza. Hariya mu kazi ukorera bavuga ngo urahombye urapfuye, ugiye kuba igitaramo. Reka nkubwire, kura amaso ku bantu, kuko abantu ni ba nta munoza. Abantu ni nta munoza. Higize umugisha ukagura akabanza baravuga ngo ni amadeni. Wakubaka inzu bati ni rambere. Watunga imodokari bati zaguhirika munsi y'umuhanda ntuzayirambamo. Wabyara abana bati bazarumba ntibazagira ubwenge ntaho bazagera. Abantu ni nta munoza. Wakwambara neza bati ni amaguzanyo. Wabyibuha bati ni diyabete. Abantu ni nta munoza. Wakwambara nabi bati ubukene bw'iwabo na karande by'iwabo biracyamufashe, azabisohoka amate. Iwabo nta muntu wageze ahagera. Abantu ni nta munoza. Egera Imana, egera Imana. Naho abantu ni nta munoza. Abantu bashimisha uyu munsi, ese mu gitondo bakagutera amabuye. Abakomeye amashyi Dawidi amaze kwica Goliyati, nibo bamuteye amabuye Sawuli arimo aramuhiga. Wikwizera abantu, wikwishingikiriza ku bantu, wikwishingikiriza ku bakomeye, wikwishingikiriza ku byo ufite. Oya, biriya byose ni umurabyo burahuguka bikagenda. Ariko iyo wishingikirije ku Mana, Imana iguhereza amahoro. Umuririmbyi yuzuye Umwuka Wera. Reka nkubwira akantu nasanze, umuntu uri muri Yesu afite amahoro abandi badafite. Umuntu uri muri Yesu ibiha bibanaho. Umuntu uri muri Yesu ntatega ubwoba n'intambara. Umuntu uri muri Yesu ntatega ubwoba n'amadeni. Umuntu uri muri Yesu ntabwo ategwa n'umurozi. Oya, wikwimuka umurozi, ahubwo Imana igiye kuguha umugisha. Ibirozi byo bipfa ubusa, nirangiza iguha amafaranga umurozi umugurire akwimuke. Imana itumura umurozi mu izina rya Yesu. Cya kabiri, ndaguhanuriye, Imana iguhereza inshuti nziza. Imana igukureho inshuti z'indyarya. Imana igukureho amabandi. Ndabizi ukeneye umuntu ugufata amaboko, ariko mbere y'uko aza ugomba guhura n'umuntu uvuna amaboko yawe. Ntabwo bisobanukiye, reka mbigusobanurire. Kugira ngo Simoni yikoreze Yesu umusaraba, yabanje guhura na Yuda umugambanira kugira ngo yikorere umusaraba. Kugira ngo uhure n'umuntu ugutura agahinda n'umubabaro n'ibyago ufite uyu munsi, nuko wabanje guhura n'abaguhemukira. Uriya muntu Imana igiye kuzana mu buzima bwawe azakubera nka Simoni wikoreje Yesu umusaraba. Azagukorera buri kimwe, kuko aje yoherejwe n'Imana kugira ngo aguture umusaraba. Imana iguhereza umuntu umenya agahinda kawe. Imana iguhereza umuntu utakira akakumva. Imana iguhereza umuntu gutega amatwi. Imana iguhereza umuntu utakumvira ubusa. Wahuye n'abakumvira ubusa, wahuye n'abatwara ibyo ufite. Imana ikuzanira abaguhereza ibyo ukeneye. Duhura n'abantu badukomeretsa. Muririmbyi yaravuze ngo nubwo turushwa n'abantu, ngo ariko twizeye Umwami Yesu. Haleluya! Izera Umwami Yesu ntabwo azaguhemukira. Izera Umwami Yesu ntabwo azaguta. Dore hari ikibazo urimo kwibaza, ndimo ndakurebamo. Urimo kwibaza ngo ko nasenze kubera iki mpora nkenye, ko nasenze kubera iki mpora mbabaye, ko nasenze ko ari bw'ibigeragezo biba byinshi. Iyo ikosa aho ribera mu kibuga niho barikosorera. Aho wasebeye, aho uri kwibariza ibyo bibazo bikurenze, ugiye kongera wicare ku ntebe uvuge ngo wabibazo we, neneho uhungiyeho, ugiye he? Mwene data,
uko biri uyu munsi biraruta cyagiye. Subiza amaso inyuma urebe ubuzima wabagamo, urebe nuko uyu munsi umeze, urasanga uko biri uyu munsi biruta cyagiye. Kabiri, nubwo abantu bakuvaho ntuzatakaze ijwi ry'Imana. Umva ni wowe mbwira, nubwo abantu bakuvaho ntuzatakaze ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana, ijwi, ndavuga ijwi, witakaza ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana riruta amakuru ya BBC. Ijwi ry'Imana riruta amakuru yo kuri televiziyo. Ijwi ry'Imana riruta amakuru yo kuri YouTube. Ijwi ry'Imana horiya kandalaboria sahigide zandike. Ijwi ry'Imana wiritakaza. Ijwi udatakaza ibintu byose. Ariko uzumva ijwi Dogiteri Luka yaranditse, haravuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Niko Dogiteri yanditse, haravuga ngo kuko nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Ibyo siko na nyoko bakubwiye hari igihe batabisohoza. Ibyo anko yakwemereye ntiyabisohoza na muyomba. Ariko ijambo Imana yavuze heriyamo kalamodarike devaze ntabwo rihera. Haravuga ngo nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Nta jambo Imana ivuga ngo rihere. Humura, ibyo yakubwiye no kubikora izabikora. Imana ntibesha sumu. Imana ntibesha sumu. Abantu barabesha ariko Imana ntibesha. Mwene data warutakaje ibyiringiro, warutakaje ubuzima bwo kubaho, reka ngusengere ngo hanurire. Ubu nubahanuzi bugiye gusohora iki cyumweru. Ndabikubwira, ndabizi, ubipinge cyangwa ubireke, ugiye kugusohoreraho iki cyumweru. Aho utarebaga inzira, Imana yamaze kuhashyira amayira yo gutabagwa. Muri kara kazitiro abantu benshi bari bakuzengurutse ngo bakumwaze, Imana iravuze ngo bagiteranye kugira ngo umware, bagiye gutungurwa n'uburyo Imana igukuye muri izo ntambara utazisebeyemo. Kangusaba ikintu niba ushaka kugira ngo igitangaza mvuze kikubeho, umutima wawe ongera wegereze Imana, ongera wihane my sister. Nta mahoro y'umunyabyaha, nta mahoro y'umusambanyi, nta mahoro y'umugabo wirirwa mu kabara kararasinda, nta mahoro y'umugabo ugerekeranya abagore 200, nta mahoro y'umunyabyaha. Amahoro aturuka ku Mana. Ese urashaka Imana igukize? Urashaka gusohoka muri kiriya kibazo utamwaye? Urashaka iyo ngwara igende? Lemor gari ya zaide vose. Ndagusabye ongera wihane, ihane. Impamvu wanyuze ku muntu wakoze impanuka ari kuri moto, nawe uri kuri moto, wowe ntuyikore. Uriya wakoze impanuka agapfa, Yesu aracyakureba akavuga ati ariko Satani adatwara ubugingo bwawe. Aracyabwira Imana ngo uzihane. Wakwihanye ko ntacyo bigutwaye. Niko gukizwa hari icyo bigutwaye. Nukuri ongera ushake mu maso y'Imana. Kora subscribe kuri iyo YouTube, usangize ubwo butumwa abantu benshi. Nukuri Imana iraza kuguha umugisha. Ndagukunda. Imana ya Isirayeli iguha umugisha. Ndakuraritse mu giterane kizaba ku cyumweru Samuduha Kabeza ya Remera. Hariya Samuduha mu cyapa imodoka zihagarara. Kizatangira saa 6 kigeze saa 11. Ni igiterane cyo gusenga. Ngwino dusengana Imana. Ibintu byaranze kadusenga Imana. Wabuze urubyaro, ngwino dusenga Imana. Nshuti, nubona abantu bananiwe, nta handi ubusigaje inzira imwe niyo gupfuka mu gasenga. Nubona ibintu byose biranze, nshuti ukagerageza ibintu byose ukabona biranze, byo pfuka musenge. Ntukemere gutsindwa utarasenga, ntukemere kumanika amaboko utarasenga, ntukemere gukura amaso utarasenga. Imana ikubwire ngo ntibishoboka. Igihe cyose ugisenga Imana ikakubwira ngo iri kumwe nawe, uretse kumanika amaboko. Wimanika amaboko, ikugwanirira, iri hejuru y'izindi mbaraga, ikugwanirira. Igiye kugutabara ntiyitabaza imiryango mpuzamahanga, ntiyitabaza ONU, ntiyitabaza ibifaro, ntiyitabaza indege kirimbuzi, ibisasu kirimbuzi. Oya, igutabara ivuga ijambo rimwe, ibintu byose bigatuza bigaceceka. Imana ivuga ijambo kuri ico kibazo giceceke. Imana ivuga ijambo kuri iryo deni rituza. Imana ivuga ijambo kuri iyo ngwara na Peter Kandolkes ikire. Imana ivuga ijambo kuri ubwo bukobwa bwawe, Imana igukorere mariage. Imana ivuga ijambo ku murozi ukurogera umuryango, Imana imucecekeshe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagukunda. Imana iguha umugisha.